Reka nongere ngusuzane ko nguha n'ikaze uwo mukunzi wacu udahwema gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza aha ngaha. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro gakomeye wamaze kuba wakanda subscribe, ndetse n'atari wayikora kubikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenga inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona gatanu kuri gatanu, bityo tubashe kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tunyuza aha ngaha. Nanone rero tugarutse muri studio igitaraganya kugira ngo tubashe kuramburira hamwe aya makuru, dore ko ari ishano ryaje kuba ryacika umurizo aha ngaha, aho byaje kuba byaba ngombwa ko hitabazwa abasirikari kugira ngo iyi nzoka ibashe kuba yabasha kuba yasubira mu kivumo. Kugeza ubu ngubu ni amakuru tugiye kuba twakugezaho, amakuru atandukanye, aho turaza kuba twavuga kuri iyi nzoka yabaye akasamutwe, aho biri gukomeza kugenda bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ndetse amashusho n'iyi nzoka na videwo irimo kugenda irya umuntu muri ubu buryo, aho iri kugenda imira abaturage batuye hariya mu mudugudu wa Susa. Kugeza ubu ngubu ni ibintu byaje kuba byateza impagarara, ndetse abafite imitima yoroshe batuye ndetse n'abegereye hano kuri iki kivumo bakaba batangiye kugenda batitira, aho bivugwa ko kugeza ubu ngubu iki kigo cy'amashuri gisanzwe gituriye iki kivumo gisanzwe cyigamo abana biga muri primaire cyangwa se mu mashuri abanza, bavuga ko rero bahangayikishijwe n'uru rubyiruko rw'aba bana, aho bashobora kuba bazashyirira muri iki kivumo iyi nzoka iri kugenda ifata umwe ku wundi. Kugeza ubu ngubu rero ni amakuru atari meza. Reka tuze kuba twasesengura akantu ku kandi kuri iyi nzoka, reka tuze kuba twavuga ndetse no ku makuru ahereranye na hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaze mu makuru mashya, ikaze mu makuru atagira ikinyoma, ikaze rero mu isi y'ubucukumbuzi. Aha ngaha ni naho ugomba kuba wasanga amakuru agiye atandukanye, ya makuru utapfa gusanga ahandi ku bindi bitangazamakuru ibyo ari byo byose. Nyemera rero untize umwanya mutoya turebere hamwe aya makuru. Ni aha ngaha mu mudugudu wa Susa, ndetse aho mu kagari ka Ruhengeri. Aha ngaha nyine nta handi ni mu karere ka Musanze, aho rero haje kuba hagaragara ikiyoka kirimo kuba kivuye mu kivumo giherereye aha ngaha kuri iyi pirimeri ya Susa ya kabiri. Aha ngaha rero ni naho biri kuba ngombwa ko hitabazwa abasirikari kugira ngo iki kiyoka kibashe kuba cyasubizwamo. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uko iki kivumo kizitiwe ndetse kikabasha kuba cyakubakirwa, ndetse bakabasha kugenda bashyiraho abarenzi bagiye batandukanye. Aha rero ni naho ikiyoka cyaje kuba cyamirira umwana w'imyaka 9 ndetse kimukanja burayi, kiza kuba cyamumira bunguri byihutirwa. Aha ngaha ni naho abayobozi bahise bagirira ikibazo, babasha kuba bakitabaza inzego z'umutekano, ari nako hahise hatumizwaho abasirikari kabuhariwe bazwi nka special force, aba ari bo baza kuba bahita bitabazwa mu kugira ngo barebe uburyo ki batabara ubuzima bw'aba bana, dore ko aha ngaha hasanzwe hari ikigo cy'amashuri. Aba bana rero bakaba bivugwa ko bashobora kuba bazashyirira muri iki kivumo, aho iki kiyoka rero kiri gukomeza kugenda giteza ikibazo, kirimo gukomeza kugenda gifata umwana umwe ku wundi, dore ko kimaze kumira abagera kuri 3. Ibi ngibi rero ni nabyo byatumye natwe duhaguruka tuza gukora urugendo shuri, tuza gukora ubucukumbuzi, tubasha kuba twakigerera kuri iki kivumo. Kugeza ubu ngubu bivugwa ko kirimo iyi nzoka, ndetse tuza kuba twafata n'utuvidewo uraza kuba watubona. Kugeza ubu ngubu ibintu byaje kuba byateza impagarara mu basanzwe barerera abana hariya mu shuri rya Susa Nasari. Kugeza ubu ngubu rero ibi ngibi bikaba byateye urujijo ku bayobozi bo mu aka karere ka Musanze, aho batangiye kugenda bavuga ko ibi ngibi byateje ikibazo gikomeye, ndetse no mu mitima y'aboroshe bikaba byatangiye kuba byagenda biba ikibazo. Kugeza ubu ngubu ababyeyi b'aba bana batangiye kugenda bagaragaza agahinda ndetse n'amarira akabije, aho kugeza ubu ngubu ubuyobozi bwatangiye kugenda bwihanganisha bamwe mu babyeyi batangiye kugenda baburira abana babo hano. Kugeza ubu ngubu rero ibintu byatangiye kugenda bihagurutsa abasirikari bakomeye, ari nayo mpamvu hitabajwe special force, ndetse bakaza kuba bagera kuri iki kiyoka, ndetse bakabasha kuba bacyerekezaho imitutu y'imbunda, ari nako nacyo cyahise kibasha kuba cyasubirayo. Umunsi wa kabiri kiragaruka kibasha kuba cyahita
kirahita gisamuza undi nawe kibasha kuba cyamumira bunguri. Ibintu byo byaje kuba byaba agatereranzamba ndetse ababibonye bakavuga ko ari ibintu bidasanzwe. Aya ari amayobera matagatifu ku munsi wa gatatu ari naho cyaje kigafata uwa nyuma. Ibintu abaturage bavuze ko byaba ari nk'amayobera kugeza ubwo bo babashe kuba bakirukanka bikomeye, kuko ni inzoka nini ifite uburebure bugiye gupima hafi metero 8 ndetse ifite umubyimba kilometero kare. Kugeza ubu ngubu ibintu byaje kuba byakomeza kugenda bititiza imitima y'abatari bakeya, ari nako natwe twabashe kuba twahagera tubasha kuba twafata utushusho ndetse n'utuvideo. Reka tuze kuba twabereka nk'iyi video. Ahangaha niho twari tugeze neza neza, ahangaha niho icyo kivumo gisanzwe kibereye. Ari nayo mpamvu rero twatangiye kugenda tubabwira ko mugomba kuba mwakitwararika kuba mwashaka kugenda nijoro muri aka gace, ndetse no kuba mwashaka kuba mwahakorera urugendo